Burya ngo umuntu wese mu buzima aba afite ikizamwica, gusa benshi ntabwo tubasha kugitahura kuko nicyo cyonyine Imana yanze kuduhishurira. Ibi nibyo byongeye kumvikana mu karere ka Rusizi, aho umugore yasanzwe mu ishyamba yaciwe umutwe. Mbese ni bande babishe uyu mugore wasanzwe yishwe urupfu rubabaje rwateye benshi intimba ku mitima yabo? Ese ubuyobozi, inzego zitandukanye zaba zatangaje iki nyuma yo kumva ubwo bugizi bwa nabi bwabereye muri ako karere ka Rusizi? Gumana natwe uyu munsi mu makuru yacu, ubundi usobanukirwe byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kugarukwaho na benshi hirya no hino, bitewe n'ukuntu iyi nkuru ibabaje cyangwa yababaje abayibonye bose ndetse n'abayumvise. Niba ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige, nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubabwira iby'aya makuru yumvikanye mu karere ka Rusizi, akomeje gushengura benshi hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni mu karere ka Rusizi humvikanye inkuru ibabaje cyane, ni inkuru y'incamugongo, aho umugore mwiza cyane ukomeje kugarukwaho na benshi hirya no hino bitewe n'ubunyamaswa yasanzwe yakorewe, aho bamusanze mu ishyamba bamwishe, ababikoze bahita bamuca umutwe. Ibi bintu byaje kubabaza abatari bake. Mbese uyu mumama mwiza cyane yaba yishwe n'iki? Ibi byabereye mu karere ka Rusizi, aha ni mu murenge wa Gihundwe. Umugabo witwa Kayijuka Antoine w'imyaka 34 y'amavuko yatawe muri yombi akekwaho urupfu rw'umugore we wasanzwe mu ishyamba yaciwe umutwe. Igihimba cy'uyu mugore witwa Nyirashimyumukiza Vestina w'imyaka 32 y'amavuko cyasanzwe mu mugezi uri mu ishyamba rya Nyagatare, akagari ka Shagasha mu murenge wa Gihundwe, ariko umutwe we wabonetse hafi y'uwo mugezi. Iyi nkuru ibabaje ikomeje kubabaza abatuye muri aka karere ka Rusizi, bitewe n'ukuntu uwo mugore yasanzwe yapfuye urupfu rubi bitewe n'ibyo abamwishe bamukoreye. Yanemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihundwe, Ingabire Joyeuse, aho yabwiye itangazamakuru ko uyu mugabo usanzwe ari umumotari yisobanuye avuga ko umugore we yasohotse saa 7 z'ijoro agiye mu bwiherero, arategereza araheba. Uyu usanzwe ukora umwuga w'umumotari avuga ko yategereje hashize iminota 20 asohoka ajya kureba uko byamugendekeye, ashaka mu bwiherero, mu nzu n'ahandi hose mu rugo, abura umugore we wari wasohotse hanze avuga ko agiye mu bwiherero. Ubwo uyu mugabo yari amaze kubura umugore we, yahise ahamagara irondo ry'umwuga rimufasha gushakisha hose, ariko baramubura. Ibi kandi mu magambo y'uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihundwe, Ingabire Joyeuse, mu magambo ye yagize ati: umurambo twaje kuwusanga mu mugezi uri mu ishyamba riri mu mudugudu wa Nyagatare, akagari ka Shagasha, mu birometero 5 uvuye aho bari batuye, duhawe amakuru n'umushumba wari uragiye inka aho ngaho.
igihimba kiri ukwacyo yambaye ubusa buri umubiri wose. Umutwe tubanza kuwubura, dukomeje kuwushakisha tuza kuwubona hafi y'icyo gihimba cyiwe. Ibyo bikimara kuba, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rwarahageze maze rujyana umurambo ku bitaro bya Gihundwe kugira ngo ukorerwe isuzuma, haze kuza kumenya icyaba cyihishe inyuma y'uru rupfu rwa nyakwigendera. Umugabo wa nyakwigendera yahise atabwa muri yombi, abana bari bafitanye bajyanwa iwabo w'umugabo, inzu bari batuyemo isigara yonyine. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihundwe Ingabire yasabye abaturage kwirinda ibyaha kuko ingaruka zabyo ziba mbi cyane, yizeza ko abishe uyu mugore batazacika ubutabera bw'u Rwanda. Uyu nyakwigendera asize umugabo n'abana babiri, umuhungu w'imyaka 6 n'umukobwa w'imyaka 3. Iperereza rikaba rigikomeje ngo hamenyekane nyirizina abihishe inyuma y'uru rupfu rwa nyakwigendera. Ni kenshi cyane ubuyobozi mu nzego z'ibanze badahwema gukangurira abaturage ko mu gihe cy'ibibazo n'amakimbirane adasanzwe byaba byiza bagiye bagana inzego z'ibanze zikabafasha kuba zabunga, aho kugira ngo bishore mu kujya gukora ibintu bidakorwa maze ngo bajye kwamburana ubuzima kugira ngo bongere basubire mu buzima busanzwe, iby'amakimbirane babireke. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru yacu y'ubutaha, kugira ngo tujye tubagezaho amakuru meza kandi yizewe hano kuri KN Radio. Si ibyo gusa, uba ugomba gufata n'iyi nkuru umaze kuyumva ukayita uyisangiza abandi kugira ngo bamenye aho ibyiza biri. Reka tugomeze tubifurize kugira umunsi mwiza, kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.